cyane uyu munsi rero no mukino wa kabiri w'ikipe ya APR Football Club nyuma yo gutsinda equipe ya Bomamuro mu gihugu cy'u Burundi. Uyu munsi no gucakirana na equipe Murandege yo mu gihugu cya Zanzibar. Twavuga ko mu by'ukuri mwokomeze gute mbere y'umukino se team news abakinyi bose bameze neza nta ufite ikibazo ese mbere y'umukino abakinyi bo mu biganiro byabo urabona bafite gahunda yo gukomeza gutsinda muri staff technique bimeze gute abayobozi bagiye baherekeje equipe ho byifashe bite ducire ku mayange bijyanye n'ibiri kuvugwa ndetse n'uburyo equipe yateguye umukino wayo wa kabiri. Abwo cyane rugango rangira ngo ku munsi w'ejo nibwo ikipe ya APR yakoraga imyitozo yabo ya nyuma bigendanye n'uburyo rero nabonaga imyitozo imeze ikipe ishobora kudahinduka bakaba batereka mu izamu umusore uhamya nkiko Ivan we urimo gusa nkaho akoreshwa muri iyi mikino imbere ya Hakizimana Adolphe. Hanyuma mu ngugarizi ni Kiremanu ndetse na Yunus Nshimiyimana ku ruhande rumwe rw'iburyo n'ibyiringiro Gilbert bakunda kwita Kagege mu gihe ku ruhande rumwe rw'ibumoso ni Bugingo Hakim wanatanze umupira wavuye mu gitego kuri match bakinye n'ikipe y'abavandimwe wa Bomamuro. Hanyuma mu kibuga hagati ndabona ataza kongera guhindura n'ubundi rwose arakoresha wo bita Yusufu Seydou Dauda kuri gatandatu mu gihe umunani ari buze kwatereka wo bita Ruboneka Jean Bosco. Hanyuma ku icumi hatereke Memerdawo nubwo yari yagize akabazo k'akanoke mu myitozo bamukandagiye ariko makuru mfite nuko ngo nta kintu yabaye kinini cyane ubwo atanamubanjemo byaba ari amahitamo ye. Hanyuma ku ruhande rumwe rw'ibumoso ashobora kuza gukoresha Watara ariko kuri iriya match bakinye n'ikipe ya Bomamuro umugabo bita Hakim Kiwanuka ntabwo yatanze byose nk'uko yigeze kwigaragaza mu mikino y'inkera y'abahizi. Ashobora kuza wenda kuba yashyiramo uyu Haji kuko Haji buri gihe iyo amushyizemo asimbuye amuhereza ibisubizo rwose yifuza ukabona Haji aragenda. Abantu batangiye kuvuga yuko Haji ashobora kuzavaho akafata rwose uruhande rwe nk'uko yarabikoraga muri Rayon Sport ariko nyine nawe agomba kubikorera kuko buri gihe iyo aje asimbura Haji n'umwe bakinyi bitwara neza niba mumaze iminsi muri imikino ya APR nubwo ataratsinda igitego nubwo ataratanga umupira mu igitego ariko rwose ubona yuko agera mu kibuga ukabona match irahindutse ukabona arayihinduye. Ubwo rero abantu banavuga bati rwose Haji akwiriye kuza guhabwa umwanya akabanzamo tukareba iyo abanjemo bigenda gute imbere ya Kiwanuka ariko nihatabanzamo Kiwanuka wenda ngo yongera musubizemo Haji afite amahirwe yo kuba yabanza kuri iriya kuruwari noneho agafata imwe n'undi na Watara agafata indi bakatakisha William Togwi. Abantu benshi naganira n'umutoza mubwira ni ese ko i Kigali abasesengura umupira bavuga yuko William Togwi rwose bataramubona nka rutayizamu ushobora kuzagufasha mu mikino uzakina yabi ya shampiyona yabi ya kafu bimeze bite ati babishingira kuki ntibabishingira yuko ntabwo ashyira muri file ndamubwira niba nibuka neza afite ibitego bibiri niba mbyibuka neza niba ari bibiri niba atari bitatu arambwira ati ikibazo cy'abantu batazi umupira ati bazi yuko uzi umupira ari ugushyira muri file ati ibyo ngibyo twebwe rero nk'abatoza ntago tureba umuntu ati gushyira muri file yego nibyo twese tuba twifuza ariko no kuba wagira uruhare mu mikinire yo kugira ngo barize gushyirwa muri file ati uzababwire barebe muvoma za William Togwi ati baro nyinshi APR itsinda inyinshi aba yazikozeho kandi akazikoreraho mu gice kitari ubusatirizi bwakunze kuba ahagazemo nuvuga ngo agira uruhare mu kubaka igitego byanga bikunda. Ati mwibuka igitego yatsinze ejo bundi ni umupira yahaye Watara awuhereza Memerdawo hanyuma Memerdawo awushyize muri boxi wa wundi wawutanze kwa Watara bwa mbere yari arimo ati uwo mukinnyi wahera he uvuga ngo ntabwo mukeneye muri ataka yanjye. Ati rero ati rwose ati abantu mujya muganira detaye nyinshi z'umupira ntimukarebe gusa ibya finali ngo umuntu ngo yatsinze umuntu ashobora gushyiramo igitego ariko nta kintu yagikozeho nta kintu yigeze akora mukamubona atsinda gusa atari ko mujye muhera
muhere inyuma murebe buri gitego cyabonetse murebe icyo umuntu arimo gukora mu kibuga ati rero ati ngiye umuntu ari rutahizamu mwiza ati ibitego bye azabitsinda ati natanabitsinda azajya agira uruhare ati kuba bitsinze ubwo rero ngewe rwose twaganiriye nk'iminota nk'itandatu gutyo ansobanurira uburyo William Mutogwi ari umukinnyi w'umuhanga ati rero atabamushidikanya ati impamvu zabo ati n'uburenganzira bwabo atari ko igihe kizaba provika Singida n'ikipe ya Kenya Police Nepo n'umukino wari ukomeye cyane umukino wari ukomeye cyane waje kuboneka ibitego 2-1 ikipe ya Singida yarawutsinze ariko se yiruhukije umukino urangiye kuko n'ubundi ikipe ya Kenya Police yashaka kubishyura abantu bararyohewe ejo kuri KMC Stadium baravuze bati